tangira. Yesu ashimwe, dushima Imana kubw'uyu mwanya mwiza wo gutambutsa ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana muri kino gihe Imana iduhaye kugira ngo tubashe kuvuga gukomera kwayo. Ni nawe mpamvu rero kano kanya gira umugisha kubw'uyu mwanya. Amazina ni Pastor Nyandwi, umushumba w'itorero Salvation Church. Tugiye rero gufatanya kumva ijambo ry'Imana duciye muri jewe. Unyemerere muri kano kanya tubane kugira ngo wumve icyo Imana ivugana nawe, hanyuma mwuka wera w'Imana na kuyobora nawe ufata icyemezo cyangwa se wumvire mwuka wera w'Imana. Reka dufate umwanya wo gusenga kugira ngo tubwire Imana kandi twiragize Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana ikomeye, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, Imana idukunda urukundo rwahebuje. Turagushimiye kubw'urukundo rukomeye rwaduhaye umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ubugingo buhoraho. Ni nayo mpamvu rero muri kano kanya ijambo ryawe ari ryo kuri tugiye kumva. Nyemerera muri kano kanya ijambo ryawe ribe imbaraga, ijambo ryawe ribe umucyo, kandi ijambo ryawe ribe urumuri rumurikira imitima yacu kugira ngo buri muntu wese ugiye kuryumva murikirwe n'ijambo, maze ritubere urwego ruzatugeza mu bwami bwawe. Urakoze rero utangirane natwe kuko watubwengura Alpha kandi ukaba Omega, kandi ubane natwe muri byose, usuzanye natwe. Urakoze kumvisha gusenga mu izina rya Yesu, amen. Nkuko bisanzwe rero nabibwiye amazina tugiye kuganira. Intego y'ijambo iravuga ngo muri kino gihe wowe Imana irimo kukubona gute. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Itangiriro. Ni ibice 7 turasangira umurongo wa mbere gusa, aho Imana yabonye umugabo witwa Nowa ikamwishimira. Nayo mpamvu nanjye nakubazaga, nanjye nibaza, ndetse kugira ngo tubitekerezeho cyane tubwirijwe n'umwuka wera. Twibaza ngo ese twebwe Imana iratubona gute? Ese ngewe nawe duhagaze gute muri iyi minsi? Tugiye kureba ijambo ry'Imana icyo ritubwira. Igitabo cya mbere, igitabo cy'Itangiriro, ibice 7 n'umurongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Nowa yinjira mu nkuge, umwuzure urimbura abantu. Umurongo wa mbere uratubwira ngo Uwiteka abwira Nowa ati, injira mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira rero kuri aya magambo, uburyo Uwiteka yabonaga uyu mugabo Nowa, ndetse mu bihe bikomeye cyane, mu bihe abantu bari bagerageje guhindura ingeso zabo, ngo ndetse inyuma gatoya ngo Uwiteka yarebye imitima y'abantu, ngibona ngo mu mitima y'abantu kwibwira kwabo harimo ingeso mbi cyane, ngo imitima yarangiritse, ngo ndetse ngo Imana yicuza impamvu yaremye umuntu. Kandi n'ubundi mwitangira ijambo ryaratubwiye ngo Imana yaremye umuntu ngo mu ishusho yayo. Wibaze rero ahantu Imana irema umuntu mu ishusho yayo kugira ngo aze kuba ambasaderi, aze gupresenta Imana mu isi, yarangiza hataracaho kabiri umuntu agahita abikizira, ndetse Imana ikicuza uburyo yaremye umuntu. Ndetse n'ibindi byose Imana yaremye bikaba byagenderamo kubera kuba gukosa k'umwana w'umuntu. Kuko ijambo ryaratubwiye ngo Imana yicujije impamvu yaremye umuntu, ngo ndetse ngo yibwira ngo kurimbura umuntu, ngo n'ibifite ubugingo byose, ngo n'ibyaremwe byose. Ariko aha ngaha Imana iza kwibwira gutyo, ngo ariko haza kubaho umugabo umwe witwa Nowa, ngo aza kugirira umugisha ku Mana, ngo kuko yari umukiranutsi. Ngo hanyuma muri ibi bice 7 ariho tugiye kureba no kusangira aya magambo, ngo Imana ireba uwo mugabo, ngo mu isi yose ibona harimo umugabo witwa Nowa ukwiriye gukiranuka, ukwiriye kurokoka, ndetse ukwiriye kurokoka uwo mujinya w'Imana. Uwo Nowa rero ngagirira umugisha ku Mana kuko yari umukiranutsi, ngo Imana iramureba, ibona mu bantu bose mu mutima we afite gukiranuka, afite kubaha Imana, afite guha agaciro Imana yamuremye mu ishusho yayo. Ngo nuko rero ngo Nowa, umutwe w'amagambo ni utubwiye ngo Nowa yinjira mu nkuge, ngo umwuzure urimbura abantu. Umurongo wa mbere rero utubwiye neza
ngo Uwiteka abwira Nowa ngo injira mu nkuge nawe umuryango wawe. Ariko icyo nshaka kuvuga uyu munsi wa none inshuti y'Imana, wowe inkuge yawe, wowe igihe ijambo ry'Imana, wowe igihe wumviye ubutumwa, wowe igihe wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, wowe igihe Kristo yakubwiye ngo ndemeye, ntakaje ubuzima, ntakaje ubugingo kugira ngo mbone ubwawe, ndemeye ndabambwe, nta bicyaha, nta umunyabyaha, kugira ngo wowe umunyabyaha ubashe kubaho. Uyu munsi wa none ubifata gute? Nagira ngo nkwibutse ikintu kimwe inshuti y'Imana, ntabwo Yesu wo kuvuga ku muntu wahagije, turashaka Yesu wo mu mutima. Ntabwo gufata kuri Yesu bihagije, ahubwo turasabwa kujya muri Kristo, muri Yesu. Naho kuba kuri Yesu gusa, aho ngaho ni benshi cyane baba kuri Yesu igihe kikarangira. Nuko ubu ngubu uyu mugabo witwa Nowa yari mu gihe gikomeye cyane, abantu bose Imana ibarebe ikababonamo ibizira. Birashoboka ko nawe muri iyi minsi ya none urimo kubona rwose umunsi urimo kumva ubutumwa butandukanye, ndetse witwa umukozi w'Imana mu buryo butandukanye, ndetse witwa umukristo mu buryo butandukanye. Sinzi igihe ubimazemo, sinzi ubutumwa wavuze, sinzi imirimo wakoze, ariko uyu munsi wa none nanjye ngira umugisha wo kongera kukubwira ngo inkuge yawe urimo kuyibaza gute? Ese urimo guhagarara gute? Imana irimo kukubona gute muri iyi minsi? Ntabwo rero Imana izaceceka n'uyu munsi wa none niba ibona kwibwira kw'abantu, niba ibona imigenzereze y'abantu itayinezeza. Kandi ni nako kuri, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Kristo yaragiye ngo agiye kudutegurira aho tuzaba, ariko bigiye kutubwira yuko nubwo turi hano turi mu icumbi, birasabwa gutegura, birasabwa kwitegura cyane kugira ngo tuzajye mu mudugudu dutegurirwa, ariwo Yerusalemu nshyashya, aho Kristo yagiye kudutegurira. Ngo nuko rero ngo Nowa Imana iramubwira ngo niyinjire mu nkuge nabiyo, ngo kuko wumva amagambo akomeye, ijambo rikomeye cyane Imana yabwiye Nowa, ari byo ngusaba kugira ngo uritekerezeho. Kubyumva ni kimwe, kubitekerezaho no gufata icyemezo ni ikindi. Ngo kuko ari wowe mbona nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Inshuti y'Imana, ndashaka kuvuga amagambo abiri muri iki gihe, hanyuma kuba Imana ikubona ukiranuka muri iki gihe, hanyuma urebe agaciro kabyo. Imana irakubona gute mu bantu benshi? Ntabwo Imana yitaye cyane yuko waburaye. Ndagira ngo nongere mbikubwira neza, ntabwo Imana yitaye cyane yuko wabuze umugabo cyangwa umugore. Ntabwo Imana yitaye cyane yuko uri umushomeri cyangwa se ufite ibibazo runaka. Imana yitaye cyane ku bugingo bwawe, ndetse nawe wagakwiriye kwita cyane uko Imana ikubona. Ntabwo uzitwaza ngo Mana nari nambaye ubusa, ntabwo uzitwaza ngo Mana nari ntarashaka, ntabwo uzitwaza ngo Mana nari ntarabona akazi, ntabwo uzitwaza ngo Mana nari mfite imiryango yari yanyangaga, kuko n'uyu munsi wa none hari abafite ibyo byose batabasha gukiranukira Imana, batabasha kugenda uko Imana ibishaka. Ariko nagira ngo nkubwire ikintu kimwe, Imana irimo kukubona gute inshuti y'Imana muri iyi minsi? Imana irimo kumbona gute muri iyi minsi inshuti y'Imana? Nagira ngo nkushishikarize cyane, nongere nkwibutse, nongere ngukangure, nongere nkubwire. Ariko umva ikintu gikomeye cyane ngira ngo nkubwire, biragorana cyane gukangura umuntu wisinzirije. Biroroha cyane gukangura umuntu usinziriye. Ni nayo mpamvu nkubwira ngo birashoboka yuko aya magambo atari ubwa mbere, atari ubwa kabiri, atari ubwa kangahe ushobora kuba uyumva cyangwa se uyumvishije. Ariko icyo nkubwira ni kimwe, mu mbaraga z'Umwuka Wera, mpagararanye n'imbaraga z'Uwiteka Imana ikomeye, nagira ngo nongere nkubwire ikintu kimwe. Reka kwisinziriza kuko hari byinshi cyane wumvishije. Reka kwisinziriza kuko hari benshi bakubwirije. Reka kwisinziriza kuko hari byinshi cyane wigeze ubwiriza. Reka kwisinziriza kuko hari inzira nyinshi, hari imirimo y'Imana wabonye. Reka kwisinziriza kuko hari amagambo menshi y'Imana wagiye ubwirizwa, ndetse hari nayo wisomeye. Hari ijambo ry'Imana ryaje mu mutima wawe, ndetse Mwuka w'Imana arakomanga arakubwira ngo uratsinzwe, ariko gufata icyemezo birakunanira.
uyu munsi wa none ndongera kukubwira kugira ngo utekereze ku nkuge yawe. Nowa igihe Imana yamubwiraga ayo magambo yaravuze ngo ngiye gufata iminsi 40 n'amajoro 40 mbwira nkusanya amazi yose y'ikirere amanuke nteza abantu mwuzure. Uyu munsi wa none rero nagira ngo nkubwire ngo Nowa igihe yabwiraga abantu, igihe yatangiye kubaza inkuge, abantu baramusekaga cyane. Wibaze nawe mwizuba mu kwa karindwi cyagiye izuba riba rimeze nabi cyane, ukajya ukabona umuntu arimo kuvuga ngo imvura igiye kugwa ngo kandi ikomeye cyane, ngaho dore mubaze mumfashe kubaza inkuge tuzugamamo tuzahungiramo. Abantu bakavuga ngo wa musaza we noneho wasaze byarangiye, ndetse washaje kugeza aho utangiye kuvuga amagambo aterekeranye. Ariko Nowa ayo magambo yayavugaga abwirijwe n'umwuka w'Imana, kuko yari afite amaso atameze nk'ayo ngayo bari bafite, yari afite amatwi atumva nk'ibyo bumvaga, yari afite amatwi y'umwuka wera w'Imana, yari afite amaso y'Imana, ndetse yari yarumvishije ijwi ry'Imana rimubwira uko ibihe biri imbere bimeze. Nagira ngo nkubwire rero uyu munsi wa none ushobora kubara ukamenya igihe wavukiye n'igihe ugejejeho, ariko ntushobora kumenya igihe usigaje. Ndaje rero nkubwire ngo ibiri imbere ni Uwiteka Imana, ni ijambo rije kukubwira ngo ushyize ubugingo bwawe muri Kristo Yesu, ndetse ukabasha guhagarara aho Imana ikureba ikakwishimira nk'uko Nowa yamurebye ikamwishimira mu bantu bose. Nawe umujinya ugiye guhagurukira abantu batubashye Imana ubwo Kristo azaba agarutse akavuga ngo dore byose birarangiye, uwejejwe nakomeze yezwe, uwanduye nakomeze yandure. Uwo mujinya utazasanga utejejwe. Nagira ngo mushishikarize uyu munsi wa none, uhagaze hehe? Urimo kugaragara gute imbere y'Imana? Urimo kugaragara gute muri sosiyete? Urimo kuboneka gute imbere y'abantu b'Imana? Urimo kuboneka gute mu maso y'Imana? Ushobora kwibwira rwose ndetse urimo kugaragara nk'umushumba, urimo kugaragara nk'umuririmbyi, urimo kugaragara nk'umudiyakoni, urimo kugaragara nk'umuhanuzi cyangwa undi muntu wese. Icyo ntabwo gihagije. Ntabwo ari titire Imana ishaka. Imana irashaka umutima ukiranuka, Imana irashaka umutima yishimira, Imana irashaka umuntu ireba ikabona ari intangarugero, Imana irashaka umuntu wo kwisigariza mu gihe abandi babuze imbaraga zo kuyubaha, kugira ngo uwo muntu ahari nabasha gupfukama, ahari nabasha guca bugufi, Imana yo mu ijuru ibashe gukiza amahanga, ibashe gukiza u Rwanda, ibashe gukiza abantu bayo, ndetse nabasha gupfukama atakambira Imana, gusenga kwe kumvikana imbere y'Imana. Ese uhagaze gute? Ese wowe bimeze gute? Ese nanjye uyu munsi wa none ko ndimo kukubwira nkaba mpagaze ahari nko mu ijwi rya Nowa ribwirijwe n'Imana, wowe urabyumva gute? Ni ikihe cyemezo? Ntabwo mfata umwanya munini, nagira ngo witekerezeho. Ntabwo mfata umwanya munini, nagira ngo muri wowe utekereze. Wime ibitekerezo Satani akuzanaho, amajwi Satani akubwira, akubwira ngo biracitse, akubwira ngo ndetse urakijijwe, akubwira ngo ndetse ngo bimazemo igihe, akubwira ngo ndetse ngo ni wowe. Reka kwiha amahoro, kuko amahoro atangwa na Yesu. Emera Kristo ature mu bugingo bwawe, emera Kristo abe muri wowe, ndetse reka wowe ugenzure mu mutima wawe. Niwibere nusanga kano kanya Imana yakubwira ngo ni wowe ndeba nkishimira, ngo mu bantu bose bo mu isi, mu bagabo ni wowe ndeba nkishimira, mu babyeyi ni wowe ndeba nkishimira, mu basore ni wowe ndeba nkishimira, mu bakobwa ni wowe ndeba nkishimira, mu bakozi b'Imana mu buryo butandukanye ni wowe ndeba nkishimira. Aho ngaho ubwira Imana ngo Mana ntaba ari njye, ahubwo Uwiteka niba nkugiriye umugisha, unyongerere ubwenge bwo kumenya icyo ushaka n'icyo ushima, ume ubwenge bwo kumenya no kugenzura ibihe, kuko muri bino bihe rwose ibihe birakomeye, ariko bikomereye abantu badafite Kristo, abantu badafite kwizera Imana, abantu badafite gukiranuka n'inzira z'igisiyoni mu mitima yabo. Ibyo bihe bikomereye abo bantu, ariko abizera Kristo naho turiho naho twapfa tuzi ko dukundwa n'Uwiteka, ubwo Umwami Yesu adukunda turi amahoro. Haleluya. Ndagira ngo mbashishikarize kugira ngo muri uyu mwanya wa none wishimire cyane yuko ijwi ry'Imana
apana ijwi ry'umuhanuzi, kuko rimwe na rimwe umuhanuzi yakubwira mu marangamutima we akakubwira ngo ni amahoro, ariko mu mutima wawe ubizi ko atari amahoro. Akakubwira ngo ufite umugisha, ariko uzi ko mu mutima wawe wicaranye ibyaha. Banza wemeranye n'ijwi ry'Imana rivugira mu mutima wawe. Banza wemeranye n'ijwi ry'Imana rigendana nawe. Mbere y'uko Imana igutumaho abandi, ibanza kwizira yonyine, igaca mu bitekerezo byawe, igaca mu migenzereze yawe, igaca mu migaragarire yawe, ndetse n'iyo uryamye. Nagira ngo rero muri kano kanya dufate umwanya wo gusenga no kwitekerezaho, urebe niba koko muri kano kanya utunganye, Imana ikwishimira, igutoranya mu bandi, utitaye ngo hari icyo uzitwaza ngo ubukene, imibereho, ubuzima. Ntago ari icyo ngicyo Imana yaguhamagariye, ntago ari icyo ngicyo Imana yakuremeye. Ndetse nagira ngo nkubwire ngo isi izarinda irangira hari abantu bagifite ibyifuzo nk'ibyo ufite. Ahubwo icyo dukwiriye gukora ni ukugaragara mu maso y'Uwiteka duhiriwe ndetse turi abakiranutsi. Nagira ngo rero dufate umwanya wo gusenga. Muri uyu mwanya ntabwo nkubwiye byinshi, ahubwo mpari umwuka w'Imana kugira ngo akwigishe kandi akomange. Nakomanga ntiwihagarareho, wemere ufungure ibitekerezo, wemere ufungure umutima wawe. Aho wagize intege nkeya, aho utubatse inkuge, aho wubatse inkuge wageraho ukabirambirwa, ukabivamo, ukavuga ngo igihe babivugiye, ngo igihe nizereye, igihe naririmbiye, igihe nahanuriye, igihe nabwiririje, igihe nakiranukiye, kiranuka kugera ku iherezo ntabwo birarangira. Ahari wabivamo kuko utazi umunsi n'isaha umunsi wabivuyemo. Impanda ikavuga. Reka dusenge Imana. Nshuti y'Imana, Mana turagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga. Turagushimiye muri uyu mwanya mwiza uduhaye kubw'ijambo ryawe. Turagushimiye ko Mwami wanjye utajya uvuga rimwe cyangwa kabiri, uvugira mu ijambo ryawe, uvugira mu kanwa k'abakozi bawe, ndetse Mwami wanjye ukorera mu bimenyetso. Hari icyo wakoze tubona kuri Imana ishobora byose, ndetse Mwami wanjye n'ibi bihe duhagazemo hari icyo bitwereka, yuko bitugaragariza ko ari ibihe byo kuza, ndetse byeregereza kuza ku Mwami wacu Kristo. Turakwinginze rero kugira ngo uduhe Mwami wanjye kugenzura ibihe duhagazemo, ndetse uduhe ubwenge bwo kumenya icyo ushaka n'icyo ushima, kugira ngo urusheho kutwishimira. Ntabwo tugutotesheje amagambo, ahubwo ariko ijambo ryawe rishinga imizi kandi rimurikira imitima yacu. Aho Satani yarateje umwijima mu mitima yacu, hamurikirwe n'ijambo ryawe, maze Mwami wanjye umucyo wawe nutumurikira, ijambo ryawe ritubere urwego rutugeza mu bwami bwawe. Urakoze rero kumvisha gusenga, tubisabe twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha cyane. Murakoze. Yes.